Hello, muraho neza, twongeye kubaha ikaze kuri Fast Service Podcast. Twishimiye cyane kongera kugaruka hano muri iyi session y'uyu munsi tutazi ngo ni ya kangahe. Ni karibu. Karibu cyane. Turabiyegereje abadukurikiye, inshuti zacu bari ahatandukanye. Turabizi kuko abantu bakurikirana ibiganiro byacu n'abatarayibona bazagenda babibona kubera kuko dufite umwete wo kubibagezaho kabisa. Turabiyegereje uyu munsi rero. Yego. So, uyu munsi tugiye kuvuga ubushize hari muri session ya Ibonute twakoze tuvugaho kuri uburyo bw'imikoreshereze ya social media. Noneho n'ubu ngubu ngira ngo tugiye kuvuga gato none ku bijyanye nabyo. Not necessarily imikoreshereze, maybe turavuga noneho ibyo tubona byiza n'ibyo tubona bibi n'ibyo tubona twakongera cyangwa se twagabanya nk'abantu nyine banazikoresha cyane ko muri iyi minsi atari twebwe, namwe mwese mudukurikiye muri iyi minsi murazikoresha cyane. Okay, twari twabasezeranyije muri Ubibonute bushize ko tuzazana ikiganiro kigizwe gusa n'amakuru ya social media, kandi mu by'ukuri social media iradufasha cyane, niko twari twavuze uwo munsi, ariko uwo munsi twari twibanze cyane ku ruhande rwo kuvuga uburyo abantu bayikora, niba se ikorwa kinyamwuga cyangwa nimba harimo ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko simply kubera kuko iyi ntuza yacu izireba ku bintu bijanye n'amafamiye, turaza kureba uruhare rwa social media nyine ku bintu by'amafamiye, tugenda tureba ibyiza cyangwa se ibibi byayo ku citwa umuryango, kubera ko ni nini pe, twavuga ibibi byayo no ku zindi ntuza zitandukanye, ariko turareba uyu munsi especially ku muryango social media bimeze gute. Bushize twari tuvuze abayikoresha, tuvuga inkuru abantu bagiye batanga zidafite gihamya bashaka amafaranga nuko, ariko nyine dusanga bibamo amakosa menshi, ariko kandi bitabuje yuko haba hariho n'abantu iyo inkuru itanzwe hari n'ushobora gutanga inkuru nziza ikagirira abantu umumaro. So kuri uyu munsi rero ikiganiro dukora ntabwo ndatekereza ko kitaba kirekire cyane. Tugiye kureba ku ruhande nyine rw'umuryango muri rusange. Social media irafasha cyangwa hari ibyo yangiza, ni ibihe bibi cyangwa se ibyiza byayo ku muryango. Reka duhere ku byiza, ari byo tuvuga. Ibyiza ni ibihe? Ibibi byo ngo birahita byizana. Ibibi bigomba automatically biri amabiza. So rero duhereye ku byiza, ntekereza ko ubwo nyine ni social platforms zose kabisa, zose muri rusange, ni ukuvuga ngo duhereye urugero nk'ibi turimo turakora, urumva icyiza kirimo nyine ni uko mushobora kuganira n'abantu mugafashanya. Ubu ngubu nyine usanga abantu basigaye bafite uburyo bwinshi baccessinga amakuru mu buryo butandukanye. Ukenera ikintu runaka, wakumva urimo uratekereza ikintu ariko utagifitiye igisubizo, ukaba nyine wajya ku ma YouTube kureba abantu ibyo bagiye babivugaho, ukajya kuri Google ugasoma nyine ibyo byose. Ntekereza ko ari ikintu cyiza pe, kirafasha, mbese aho ngaho ni muri side y'ubumenyi, kungura ubumenyi. Ikindi nashaka gutindaho, zino platforms zindi nka WhatsApp, nka za Instagram n'izindi zira zose muzi mukoresha, ntekereza ko ni nziza kuko usanga abantu mushobora kuba mutari kumwe, umwe ari kure cyane n'undi ari kure cyane, ariko mugasa nyine nanone nk'abegeranye kubera ko muravugana, muraganira. Nimba ari umugabo n'umugore wenda batari hamwe kubera nyine impamvu z'isi, hari impamvu nyinshi zishobora gutuma abantu batarimo barabana muri ako kanya, ariko usanga nyine mbese n'abegeranye. Urumva nimba umuntu mutari kumwe ariko ugashobora kubyuka mu gitondo ukamubwira mwaramutse, nijoro ukamubwira good night, kumanywa ukamenyera ko umunsi wagenze. Mu by'ukuri icyo ni ikintu cyiza tugomba kwa appreciating. Yewe no n'umuryango nyine muri rusange, hari ukuntu
hari ukuntu niga muri secondaire usibye ko wenda sinzi nimba ubu ngubu wenda banasigaye bajyana amatelefone, hari inkuru nyinshi tuba twumva zitandukanye, ariko hari nk'ukuntu nyine wajyaga ugenda ewana ugashobora kuba wakubita ukwezi cyangwa amezi abiri utaravugisha umuntu utaravugisha umuntu nyine niba ari umubyeyi cyangwa undi muvandimwe aho ni umubyeyi noneho nk'abavandimweho hari n'igihe rwose mwabonanaga neza y'amezi 3 ashize cyangwa nyine abandi bantu muri rusange. Rero ubu ngubu ntekereza ko ubona n'umuntu niyo abonye telefone, ariko kubera ko nyine n'undi abasanzwe afite izo handles ze yaba kuri Instagram n'ahandi ukaba ushobora gushyiramo ukaricinga abantu bawe, nyine mbona ari byiza pe, abantu bagakomeza bakamenya amakuru y'uko abandi bameze n'ubwo bashobora kuba batari kumwe hafi. Okay, kukijanye na social media ni ukuvuga ngo iyo point y'ubumenyi cyane ndatekereza ko iri mu zikoreshwa ariko ntabwo ari ikoreshwa cyane kurusha izindi, kubera ko reba umuntu asigaye akenera ikintu agafata telefone yiwe akama areba kuri Google n'urugero akavuga ati kino kintu bagikora gute, noneho haje n'izindi zisumbuyeho, hariho ngo za ChatGPT n'ibindi ibintu nyine itumanaho ryabaye kabisa riroroshe kandi ni ryiza, kuvuga ngo ikintu utazi ukakireba ugasoma ukihugura nyine ukagira ubumenyi. Ico kintu ndatekereza ko ari ikintu c'ingenzi kandi ntekereza ko gifasha abantu n'ubu ngubu kikibafasha, ariko ntabwo ariyo nzira yonyine iri aha ngaha. Hariho umuntu uzafata telefone yiwe cyangwa televiziyo yiwe akamashyiramo gusa nyine ibintu bijya twaza tuvuga mu kiganiro c'ubushize, amakuru y'abantu, actualité nyine amakuru yaha yaruha agaseruka no ku makuru nyine mabi adafitiye gihamya nka kujya twaza tubivuga, ibintu nyine bikicanga mu mutwe. Ico rero twavugaga ku bijanye n'umuryango, ndatekereza ko social media ifite uruhare runini rwo gutuma abantu nyine bagira ubumenyi. Umuryango ugomba kugira ubumenyi, umuryango ugomba nanone kugira amakuru kuko amakuru arakenewe, ariko ku muryango hari aho uzasanga yabaye imbogamizi nanone mu buryo navuga musa naho bwamenyerewe, ariko wabisuzuma ugasanga si byiza. Urugero ntanga kuvuga ngo abantu baricaye muri salo bose, buri wese ari kuri screen, ashobora kuba ufite telefone, abana nyine hari ukuntu kizungu cabaye, abana bakabagurira iPad cyangwa bakabagurira udutelefone tw'abana bene uko nguko, noneho ugasanga ubuzima bw'urugo cyangwa se bwa wa muryango, abantu bose buri muntu wese afite ikintu kimuhugije, noneho ukavuga ati se bano bantu babana gute batagira umwanya wo kubana? Tugasanga kumara umwanya munini kuri screen bigabanya ubusabane mu muryango. Ubusabane mbese umwana ntaganire na se, ise ntaganire n'umwana, mama w'umwana nawe ahari mu gikoni cyangwa mu bindi nawe agafungura agatelefone agatangira kumva akaba busy, noneho abantu bose bakaba busy muri urwo rugo. Wenda badukurikiye bazatubwira, ariko kino kintu kirahari cyane muri iyi minsi. Mpamya yuko urwo ruhande wahereyeho rwahikoreshwa neza ari nago rwaba ari uruhande rutoya kuruta urunguru rufashe igihe kinini, usanga abantu ishobora kubabuza nyine gusabana nk'umuryango kugira ngo umuryango ugire ubuzima. Ico ngicyo ni ikijanye no kuba abantu bahuze mu by'ukuri bahugijwe na screen. Ubitekerezaho iki kuri ico kintu? Kubera ko sintekereza kuko ni byiza ko twahereye ku byiza, ariko iyo dushitse hano ku bitari byiza niho umuntu azamva agize nk'imbaraga cyane yo kubivuga, kubera ko ubusaga n'uhawe uburira abantu uti bino bintu mubireke si byiza, birashobora kudusenyera. So nshaka kugaruka aho ngaho kuri urwo ruhande rwaho idakoreshwa neza, bikatuma umuryango usa n'udakora neza bitewe na social media cyangwa se n'amascreen. Okay, ntekereza ko wenda n'ubundi
urebye akenshi nk'ibiganiro dukora harimo ibya communication harimo ibyo bindi twakoze hari ukuntu nyine wagendaga ubonamo uruhare rw'iryo ko ikoranabuhanga ya social media muri rusange nyine ugasanga n'itumanaho ukuntu igenda yafekitinga ibintu rero nyine nk'uko wari ubivuze gusanga abantu bahuze guhera ku mugabo umugore abana nyine umuntu wese uri aho ngaho ni ibintu hari ukuntu kera ntabwo ndi mukuru cyane ntabwo nduba kera ariko nyine nditangaho urugero hari umuntu utagira kera kuko nyine nawe ufite kera n'ubwo kera hanje hari ukuntu twavaga ku ishuri kwa kundi nyine amashuri y'ikigoroba ngira ngo abana nka 10:30 n'imwe babaga bageze mu rugo cyangwa 11:30 latest noneho ukagera mu rugo ugasanga ngira ngo kigera na televiziyo twagiraga noneho ugasanga 12:30 mama yahishije mukahita murya noneho ugasanga nka nimba ari 1:00 nimba ari 2:00 ntabwo nyine ndishuha hari utuntu udukinamisho twabaga ku maradiyo kayicana noneho icyo nshatse kuvuga aho ngaho ukabona nyine mwese muricaye mama abana wenda papa niwe utarabaga nyine abyitayeho cyane kubera izindi shugura abagabo baba bafite mu rugo nawe urumva nawe baga afite ibindi arimo ariko nyine ugasanga abantu wese muri aho mu nzu muri kumwe noneho ugasanga ibintu ugasanga ubuzima bwanyu murasa n'ababusangiye kuko ibintu byinshi mubibonera hamwe nimba ari amastori ugasanga nyine murabona umwanya ababyeyi barababwira amastori yo mu bwana bwabo aho babaye ukuntu ibintu byagenze ariko ubu ngubu n'umubyeyi w'imyaka 50 kuzamura reka tuvuge ko aribo bakuru abahuze mana yanyivuze abari kuri dore baba bameze gutya abantu bakuru bari kuno baba bameze gutya barimo barumva turi kode all the time ko nta na ekuteri baba banafite noneho akayishyira akagutya akayirebesha hejuru bo ntayo gutera nyine baba banifitiye ugasanga rero abatoya bameze gutya dore ni kuri keyboard zabo na screen naho ngaho bari umubyeyi nawe telefone iri ku gutwi ukagenda ngo ugiye gusura umuntu mugero ko mwakabazanyije muri aho mumeze mute bikaba birangize gutya mu by'ukuri rero nyine hari ibintu byinshi turimo turabura nubwo hari byinshi tuba turimo turiga ariko nyine kuri urwo ruhande ntekereza ko iyo bond hari ukuntu nyine yatumaga abantu bakura mu buryo sinzi kabisa hari ikintu nyine cyiza yashyiraga mu bantu kuko wabonaga nyine mwabaga mufite umwanya ikindi wenda nshingiye kuri urwo rugero ntanze ntekereza ko abantu baruhukaga bihagije abantu mu mutwe bari bameze neza kuko wasangaga nimba ari iyo teatre mutegereje se teatre bazayumva cyangwa barayireba nukuyumva ubu ngubu hari zo wareba ariko twarazumvaga nyine nimba ari iyo mutegereje nimba ari iya 2:30 3:00 ikabirarangiye cyangwa se ariko sinzi ko byagezaga nayo masaha 2:30 ikabirarangiye mukaba mugiye kuryama so you can imagine urugo rwose 2:30 baryama haracecetse mukabyuka abantu 12:00 babaga babyutse 1:00 kandi muri fresh muruhutse ariko ubu ngubu ari abasinzi ari abatari abasinzi twese hangover ziratwisha kubera kuri ako kantu kuvuga ngo nibutse nyine ukuntu umuntu yagazagera gutyo akava ku ishuri ukaza ukoga wamara koga ukabuza ngo 2:30 ndaza kuba mpano vinkinamico ukicara ukayitegera 4:00 ukabuza ngo irabirangiye kandi irangira tayandi makuru no kuja kuryama urumva abantu bari mu isi ifite amahoro ituje ku buryo nyine nubwo tutava bihamya ko navyo byari byiza cyane yenda cyane ariko twahamya ko kwijanye n'ubuzima bw'abantu byari byiza yenda nta makuru tutamenyaga yenda ariko kubijanye no kuba ubuzima bw'umuntu uburyo atekereza n'uburyo agomba kuruhuka byari zuzuye 100%. Byari byuzuye kabisa ari ibintu byiza pe kuko reba 4:00 nyine wa mugani urebye urugo rwacecetse 4:00 rwose rutuje 4:00 n'abaga ari mu gicuku mu ntoki abantu bose basinziriye 4:00 nta nubwo twazumvaga ubundi nta n'amakuru ubwo buzima nta naho twaba tukinabukuye urumva ugasanga nyine abantu baryamye ariko ubu ngubu abantu cyane cyane abantu bato n'abakuru cyo kora usanga abantu bose abaryamye kare nizo za 6:00
nizo za 5:00 kandi ugasanga uryamye gutyo ufite kubyuka 12:00 ya masaha mbese umuntu ngo agomba kuryama nimba ari 7 nimba ari 8 kuri ubu ngubu abayageza ni bake. mbere bana bagaza badushiriraho ayo ngaho kandi tuza tunayarenza. Urumva baga baryamye nk'icyenda cyangwa 10. Ariko ubu ngubu tuba munsi yayo. Tuba munsi yayo ugasanga rero nyine ubuzima nabwo burimo buragenda buba affected muri ubwo buryo. Umuntu uherutse kuganira arambwira ngo ari mu kuribwa ngo bena. Kandi ngo yarasomye ngo asanga ngo abantu bazaribwa ngo bene umutwe ngo w'inyuma hano. Ngo ni stress ngo n'ibitekerezo byinshi ngo no kutaruhuka. Ngo azagenda bakumva ngo afite ikintu ngo barambitse bene. Urumva nimba ari ubwo buzima abantu barimo bose abagabo bose bafite ikintu bene. Urumva ko kabisa abantu nyine no kurwara byakoroha. Urumva biroroshye nyine usanga hari ukuntu as much as nyine twavuze ko ari nziza irimo iradufasha ibintu byinshi mu iterambere, kwiteza imbere, kumenya amakuru no kugira gute, ariko kubera ko n'ubundi ari ikintu wenda kidahenze cyane kuba umuntu ashobora kuba afite telefone akaba afite internet akaba ashobora ku accessing all the platforms at once, usanga nawe undi noneho udafite n'akazi n'ibiki noneho bigenda bishamo n'akantu k'ubunebwe. Noneho ubwo bunebwe nawe bavuga butumwa sibwo ngiye gutindaho, ariko ugasanga nawe nyine biramuviramo indwara. Urumva umuntu umeze gutya of course arwara hano mu bitugu cyane cyane iyo ari umuntu automatique ko umuntu ufashe telefone umwanya azisanga yunamye akunama nyine cyane. Uzabirebe hanigi uza ureba uti nabaye gute ubwize nk'umwanya ugasanga warushe usa n'umuntu nyine wari wikoreye ikintu kumbe wari wunamye kuri telefone nyine umwanya munini tumenye icyabi guteye. Abandi ugasanga bararyamye, hari abandi barabaryamye mu ntebe hari abandi barabaryamye mu ntebe nabo bameze gutya, kandi nyine urumva abantu nyine bagize ibibazo byinshi pe kubera izo ngizo. Noneho hari ikindi kintu mbise ntekereza ku ruhande nyine rw'umuryango kubera iyi social media, hari ukuntu twagize amakuru menshi ku bintu hamwe byakagombye kudufasha, ariko ku rundi ruhande biratwangiriza, bituma abantu bagira msongo wa mawazo, stress, sibyo, cyangwa se even na depression zikaziramo. Urumva kubera ko buri expose ku bintu byose nyine kabisa ubibona, noneho usanga kandi urumva twese ntabwo tubaho mu buzima buresha. Niho hagiye hazamo ntekereza ko wenda cyane hagiye hava ikintu ca peer pressure, kumva ko hari standard runaka kubera izo urimo urabona kwigana nyine ibyo kwigana, ukumva nawe hari ahantu ugomba kuba uri kandi wenda udashoboye no kuba wagera aho hantu nyine, kandi buryo utabibonye ntiwo bitekereza, ariko iyo ubibonye utangira kwisanisha nabyo ugashaka gusa nabyo nyine kubera kuko ubibona. Urumva nk'umukobwa nimba ugiye kuri za Instagram na za WhatsApp n'izindi zose ziriya bakoresha, warangiza ukabona wenda n'urugero hari isakoshi runaka yasohotse, reka mvuga ibintu byoroshye gutyo, sibyo, dushaka tuba turetse telefone, hari isakoshi runaka ubonanye abakobwa 3 kandi ufashe nk'abasirimu, ruvuga ngo mu mutwe wahita havuga ngo iyi sakoshi uko biri kose irarenze, hari ukuntu ngomba kuyishaka, nanjye ngomba kuba nyifite byanga byakunda. Noneho ugasanga bamwe birimo birabaviramo amakosa kugira ngo babone zo babonye hari batekereza ko barimo barasatisfying iyo standard ihari. Urumva noneho rero n'abadafite uburyo bakabibonye bwumvikanye nyine bakoza amakosa, noneho n'utabibonye yumvishe agize low self esteem, abaye wenyine, ntekereza ko hashobora kuvamo ibintu byinshi. Ikindi nagiye ndeba, urabona nka mbere wenda abamama ba kera uko mbitekereza, hari ukuntu kubera ko batabaga bari expose ku makuru cyane y'ibyo, hari ukuntu babaga batuje, ugasanga n'umumama atwite ni ya makuru nyine abandi bamama bakuru bakubwira ati ku mezi ya mbere kugera kuri 3 uraba umeze gutya, ahangaha uzamera gutya, noneho ariko twebwe njya ndeba iyo ntwite, sibyo, kandi ubwo ni ku bana 2 ntabwo biba bisaba igihe ugira ngo ni bishyashya. Hari app tuba dufite icyumweru cya 6 what to expect kuri nyine icyumweru cya 6 cya pregnancy, bakaguha amakuru ugomba kuba usinzira, ugomba kuba ufite inzara,
ugomba kuba wumva umwana, ugomba kuba noneho bimwe bitaba ukagira ubwoba, kubera ko hari amakuru wakiriye, ukagira ubwoba ku rwego rurenze, urumva, ugasanga barakubwira ngo ku byumweru bingahe umwana agomba kuba byibuze umwumva inshuro 10 mu isaha, arimo arakina, wamwumva zine ikibazo kikaba kirabaye, ukabura arwaye. Ntekereza ko abambere kubera ko ayo makuru wenda batabaga bayafite cyane, hari ukuntu kandi ugasanga n'undi ya stress twe tugira niyo n'ubundi iteza niba connectinga na wa mwana ufite mu nda, bikaba byakuviramo miscarriage, bikaba byavamo nyine ibindi bibazo byinshi. Wenda ntago ndi expert yo gusobanura ibyo bibazo, ariko hari uburyo ki biri linked, bihura. Noneho ugasanga kubera ko turi expose ku makuru menshi, dufite amakuru menshi, rimwe na rimwe aratugora kuko tuzi ibintu byinshi, like we know what to expect. Nyine ubu bizi kabisa, nyine uritegura turi kuri iyo ngingo y'amakuru. Ni ukuvuga ngo amakuru ni meza mu buzima busanzwe pe, ni meza cyane, ariko uko uyakira ni nako aguha ubumenyi bwo kumenya ko bya bindi wakire nibiramuka bihindutseho akantu gatoya biza kugusigamo impagarara, ukumva ugize impagarara. Kandi iyo ndiyo utaza kubimenya, ntabwo nk'umugore wa ruguru nyine cyangwa utuye ahantu mu cyaro utwite inda y'amezi 4, iwe ntaco yasomye ngo ku mezi 4 agomba kuba afite iki ngiki. Kubimenya ni byiza, ariko kubera ko atabibonye, uwo muntu afite amahoro kabisa, ariturije nta kibazo. Ariko uyu nguyu wasomye ko hagomba kuba ibintu 3 akaba abonye 2, ni ikibazo. Ikibazo kera kirinjiye aho ngaho. Hanyuma hari iyindi story nzi ntimumbaze ngo nyizi hehe, ariko naho nayumvishe ntimubimbaze. Ni ukuvuga ngo hari umuntu wampaye iyo story nyine ko hari umugore n'umugabo bashwanye, ngo bamare gushwana bene kuko dushobora kutumvikana mu rugo, kandi bisanzwe kutumvikana nyine bene ibingibi bisanzwe, nko kuvuga ngo twapfuye ko wenda hari umutungo wakoreshejwe nabi, kandi ibyo birasanzwe. Twapfuye ko umwana umutungo, nuvuga ngo umutungo, amafaranga, uvuga amafaranga, we ni umutungo, umutungo kibazo se. Okay, twapfuye ko yenda umwana atagendeye ku ishuri igihe n'ibindi amakosa asanzwe nyine yo mu rugo bisanzwe. Abo bantu barashwana kugeza igihe bavuga ati twashwanye nyagushwana, habura umuntu wegera undi ngo amusabe imbabazi. Biyambaza inshuti, haza inshuti y'umugabo wabo, umuturanyi wabo uri aho ngaho, arabicaza arabase, mwapfuye iki? Umugore aratangiye aravuga, umugabo nawe aravuga. Igihe cyo kubunga, uwo mugabo agerageza gutekereza yumvishe buri muntu uko yamubwiye, asanga kubera ko asanga bapfuye amakosa matoya ashobora gukemuka kandi aba no mu zindi ngo, yirinda kubabwira ko bakoze ibintu birenze. Arabumva ngo amare kumva, arabwira ati noneho ni munyemerere, uwo bazoza bakenera kuri telefone nzoza nyimuzanira kuko turaturanye hano, canke umwana ayizane, umpe telefone yawe n'umudama mpiyiwe na televiziyo, mwihangane muyizimye 24 hours. Televiziyo barayizimije, bamuhaye n'amatelefone. Tayari habuze umuntu usaba imbabazi. Umuntu wese abona atakwiriye gusaba imbabazi akaba mugenzi wanje ni uri mu ikosa. Ni ukuvuga ngo amasaha 24 yagiye gushira bantu bamaze kwiyunga mu rugo, hatuje hameze neza ku buryo ntakubwira, hari umwuka mwiza. Kubera iki? Wa mwanya abantu batangaga ku screens bose bahuze, wabonetse mu mwanya w'ubumwe n'ubwiyunge bwo kwiyunga. Abantu babona umwanya wo kwiyunga, umuntu abona umwanya wo gutekereza ku wundi. Utekereza se ko mfite telefone, ni ryari notekereza ku mugore wanje kandi mpamvugana n'abandi bantu mbese mpuze cyane, biragoye ko nomutekerezaho. Ni ryari notekereza ku mugabo wanje muri uwo mwanya? Ariko iyo musigaranye, iyo musigaranye mwembi ari cyangwa se mwese mu muryango rwaba harimo n'abana, ariko mukisanga ari mwebwe muri ico kibanza, nta wundi muntu muhaye focus. Kuko iyo wumva telefone, umuntu wavuga niwe mukurikira ukamutiza ibitekerezo byawe. Ariko muri ako kanya ni handi umugore azabasha kukubwira ikintu ugahita ucumva, umugabo yakubwira ikintu ugahita ucumva bitagoranye, umwana nawe ubwe yakubwira ati dadi ukumva, kubera ko telefone irazimije cyangwa se ntayihari. Urundi rugero rujanye n'ivyo ngivyo, iyo ni story nari mbahaye.
ariko niko byagenze, abo bantu bariyunze bitewe n'uko babonye umwanya. Okay, reba uzareba iyo internet, ubu ngubu abantu bafite ama internet iyo ashize mu rugo, iyo internet yashize mu rugo, iyo mbitekereje neza nza nsanga ari wo mwanya mwiza umuryango wakagombye kubugira ariko utagira iyo internet yashize. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu tumeze nk'abantu ariko batabayeho mu buryo buri naturel, tumeze nk'aho dukoreshwa n'umuriro cyangwa se dukoreshwa na internet. Iyo umuriro ubuze muba muri mu kizima, abatagira generator baba bari mu kizima, ariko muba mufite amahoro kuko muba muvugana muganira wumva musabana cyane kuruta uko bisanzwe, mugira n'ibitotsi, mugahita mugira n'ibitotsi, abashaka kuryama bakaryama, wa mwanya twaba twavuzeho kuruhuka bakaba barawubonye bakaruhuka. Kubera iki? Kubera kuko screen twazishize ku ruhande. So turaba turibaza natwe tubaza n'abantu, ese turi abantu bari electronique cyangwa turi abantu b'abanyafrika tuzi ko kuganira bigira umumaro? Ni ukuvuga ngo ni byiza ko mu by'ukuri nubwo twaba tuzitunze, aho kugira ngo zituyobore, mureke twebwe tuziyobore kugira ngo twiyubakire imiryango imeze neza. None se umuntu umuriro uragiye cyangwa internet gushira si ibintu bisanzwe. Hari uwashizemo wenda internet itazashira, hari n'abazishizemo da ngo internet ya burundu itazashira. Uwo muntu si bibi, gukoresha internet si bibi, ariko harimo ikibazo yuko nuyiha umwanya cyane kurushaho mu bana, muzabana mu nzu musa naho mutabana. Ni ukuvuga ngo social media zitwangiririza ibintu bimwe n'ibindi nubwo zifite izo zikemura. Mu by'ukuri uwo tubwira nawe nka 5 cyangwa 3 ubona bibi cyane mu zo social media zikora, ni byiza birahari. Kico kintu waruvuze cy'ubusabane bw'umuryango, ni ukuri iyo dukoresha zino screen biragabanuka 100%. Bese twabaye abantu bari electronique, je nkoreshwa n'umuriro, umugore wanje akoreshwa n'umuriro, abana nuko turi abantu mbese wagira ngo nyine dukoreshwa n'umuriro ugiye ubuzima buhita buhagarara mu rugo. Umuhungu umwe yarambwiye ati jewe ntabwo internet yo yashize niyo ntaba nicaranye amafaranga, niyo urabona kuri inshuti yanjye, niyo mafaranga ya mbere waje kumva ndaguhamagaye ndahubwiye ati mpereza aya mafaranga nkeneye kugura internet, kubera ko muno ubuzima bwahagaze nta kintu gaye kigenza. So twovuga iki se tukareka iki mugane wa Bibiliya? So ntekereza ko wenda turangiza ino session ya ikoranabuhanga, ikintu navuga ni ukuvuga ngo nyine ni byiza ko dufite aho dukura amakuru, ni byiza ko dufite aho twihugura, ariko noneho dushishikarizanye gukoresha bwa buryo dufite gushaka ibintu bidufitiye umumaro bitwigisha. Yewe nibi turimo turavuga byo guspendinga umwanya muri kumwe, byo kurera abana, byo kurelatinga everything, nundi nabyo birahari as much as hari biriya bindi nyine bigeze. Nenga kwa kundi bo yavuga ngo iyo utazi icyo ushaka ukoresha igihari, ukoresha icyo ubonye cyangwa se ufata icyo ubonye. Rero hariho ibintu byinshi, hariho amakuru menshi, ariko sintekereza ko byose ariko tubikeneye, sintekereza ko byose ariko bitwubaka, ahubwo ibyinshi usanga binadusenya. Ibyo bindi twavuze bigenda bizamurira ari ryacu, kuko wenda irari nyine ni ikintu umuntu aba afite kiba kimurimo, noneho ugasanga urimo uraja ku isoko yo kubifuelinga gusa, urumva abitiza umurindi, ugasanga wahindutse umuntu uri ungrateful, ugasanga wahindutse umuntu w'ishyari. Bamwe ugasanga ndi kuvuga mu gihe wakoresheje nabi urimo urareba gusa, ntabwo ushobora kuzajya wishyura internet ku kwezi cyangwa ikindi, wowe gusa intego yawe urimo urashaka kureba ubuzima bw'abandi naho bageze, itangaza gukomeze gusa utangaje, reka tuyikoreshe twige. Hari uburyo bwinshi bwo kwiga dukoresheje izo mbuga, reka twiteze imbere, reka tuyikoreshe nyine mu bintu bikubatse birimo biraguha umusaruro. Yewe na ya makuru twavuze ngo turi expose ku makuru menshi, ni byiza nyine kubuzi nk'ubu ngubu. Ntekereza ko mbere ababyeyi bacu bajyaga kubyara ari kumwe na ba nyirabukwe, ari kumwe n'abandi bantu benshi cyane, sibyo? Ariko ubu mu bantu tungana hari abenshi badafite ayo mahirwe, hari abafite n'abatayafite. Rero biba ari byiza ko nyine uba wasomye na bya bintu ukavuga ati okay, umunsi wa mbere umwana uruhinja iyo ruje baza barugira gute, umunsi wa kabiri. Ni byiza pe, ariko nyine ibintu byose tubikore mu rugero,
tumenye icyo kubana nk'umuryango bitumariye, kurera abana nyine nkatwe bitumariye, na bya bindi turimo turiga dufatemo iby'ingenzi bifite icyo bitumariye, kugira ngo turusheho kuba beza. Kanani nsoreze kuri aka kantu kuvuga ngo hari ahantu Bibiliya ivuga ngo ese ngo ninde umwana we yaririra umugati ngo yamara akamuheza ibuye. Ariko twebwe ngubu turi mu kubikora. Kubera iki? Umwana aza aririra nyina cyangwa yaririra se Isa akamuha telefone. Kandi umwana yarashatse ikirenze, yarakeneye ubusabane bwe na se. None umuhaye telefone. Telefone gibaye nk'iryo buye ryo muri Bibiliya. Kuraheza umwana ibuye yarakeneye ubusabane bwawe nawe ukaba umuha telefone. Umwana se azagukunda se? Juzuza nkeneye nkumbuye papa cyangwa nkumbuye mama akama nsingiriza telefone yo gukinisha. Hari ikintu amisinga gikomeye. Nukuvuga ngo Bibiliya yatwise abantu bikunda, ariko natwe dutangiye dusa n'abatangiye kwiyanga, kuko niba wahereza umwana wawe telefone byaba bivuze ko utanamukunda cyane. Ariko reka tuvuge ko uba watekereje ko icyo kintu ari cyiza, agiye kumufasha, uba uzi ko umukoreye ikintu cyiza ariko ntabwo ari cyiza. So rero nuko nguko reka dusoreze hano kino kiganiro cy'uyu munsi. Social media nifite ibintu byinshi twayivugaho, nibiba ngombwa ko tuyigarukaho tuzayigarukaho, kandi namwe muyiziho byinshi. Mugende hariya muri comment mutwandikire uko muyumva, uko muzumva, ni sawa cyane. Ikindi mukore subscribe na comment na share. Dukeneye kuba muri famille cyangwa se kugira umuryango dusabana tuganira, kugira ngo tumenye ko ibiganiro tubagenera bibageraho kandi mubikunda. Ariko kandi nimutanabikora tuzakomeza tuganire, ubwo tuzaza tumenya ko mwabirebye ariko mudashaka kubitubwira ko mwabirebye. Murakoze. Sawa sawa.